Okay. Nibyiza. Bakwita mbe? Bahita Morgan. Se niyo wongera umva avuga. Ego, nanjye nitwa Immaculée, saba ni musaza wanjye. Yego bahorera ahangaha ndi umunasi hano. Musaza? Musaza wanjye? Munda. Yego. Papa na mama. Nasubire yino. Nawe mfite wenyine, nawe dukurikirana. Sita, ubwamara naki. Muganga Elion. Ego, tumaze kuvugana na radio muri report. Najya nza ko singubona. Nje ariko ndakuzi. Okay, ngomba ndaza ngatinya muri biro yiwe. Ntabwo ngenda gwara. Mba ngubona nanjye kujya kwa mushiki we nabyo narinzi. Cyabukana. Ego rero nyine docteur yambwiye kuri ibintu bimeze. Tugiye gushakisha dukurikirana tumenya ikintu cyatumye amaraso yiwe yandura, ko amaraso yaranduye cyane. Basanze amaraso yanduye? Cyane. Mugiye kubikurikirana? Tugiye kubikurikirana, tugenzure, dushakishe turebe ibintu yaba yafashe. Kwihutishije kumuvura si byo gukurikirana biza nyuma nabyo ko banabi. Byose turabikora, urumva tuba turi team n'imwe, buri wese akora icyo ashinzwe. Hari abari bukurikirana ibyo ngibyo byaho wenda ashobora nk'icyo bakeka cyaba cyamwanduje, hari n'ababa bashinzwe gusuzuma nyine kumuha imiti, kumutera, kumuha ibyo byose. Okay. Ariko muhutisha cyo kumuvura iki cy'ingenzi anakora byumva Imana iguhe umugisha ni ukuri ko wamuzanye gusa Imana iguhe umugisha kuko urumva yaba ari undi yari kumureka akavuga akarimbira mu kazi ariko afashe initiative agateka amerekeze ariko waba wicaye Gifite ibiro byinshi. Wowe ufite ibiro cyane. None se nkawe wari uri ku kazi nyine mbwira yakashwe gute byatinze kuko urumva nimugoroba wagiye twavuganye. Oya namwitone ko twavuganye. Ntamuganye byose. Ari muzima. Yafashwe ati. Urumva ameze neza? Ndaje guhamagara ute? Yego. Ndaje guhamagara. Nari turi kumwe muri ofisi. Ndi kumubona tuganira ku by'akazi nyine. Tangiye muri kuribwa mu nda umutima n'iki. Niko nasi hakwanye nyine tupumuzanye kwa muganga. Ruse hari ikintu yafashe? Tuesday. Busa turi kunywa icyayi. Imba icyo cyenda cyaba cyabi serious. Kandi ubusanzwe wenda yego karame. Nta kintu nkubwiye rero nuko n'ibyo turi kubikurikirana. Okay. Ese kufite ubwo tuza araza kumera neza. Turi kumwitaho umucasanze na hano tuza rwose. Ni boss wanjye urumva. Birumvikana no kuba yarwaye muri kumwe wabo y'ukuntu yafashwe nyine nisibimenyera ko gambere mbonye abantu. Cyane ko mwega abantu nyine mutarabagana nago menyeye ko n'abatari. Ariko umutima wumva ugiye kuvamo. Ariko araza kumera neza. Sawa reka ndebe doctor ari kumpamagara. Kuri basanga hari. Huta kuko yakubuze cyane pe. Yakubuze cyane. Ni meza bite? Ni sawa? Neza.
Yango nise boss yabaye iki ko nimero itariyo nabandi atari no kuri office? Boss waje kumureba. Opo. Umva, boss nawe hari. Genda uguraza kumuhamagara muvugane kuri telefone. Genda nakomeje kumuhamagara ndavuga ise ko boss atajya kuraho telefone. None no kuri office naho hari. Ntaho hari nyine. Bibona se kadahari. Sigaragara. Wenda cyangwa simbizi. Uyu munsi se mwigeze mubona mu gitondo? Twabonanye. Yarahari. Twabonanye. Urumva nyine ngiye yari yampaye umunsi wo kuruhuka, numva nta kibazo. None se gutaruhutse genda uruhuke nta kibazo. Nyine urumva ari gahunda twari dufitanye, hari imari yari yantumye. Wayibonye? Ndabimubwira humura. Wowe ndabimubwira. None se ko ndi ufite wasiwasi ni iki kibazo? Miki ntago rusanzwe umbwira burya. Uri kunesha umutwe. Ntago meze neza. N'umutwe uri kunyirira. Uri no kunesha n'umutwe sese. Ndakubwiye ngo boss nawe hari. Suko ubona se kadahari. None kadahari. Sugenda mukaza kuvugana. Erega urabizi. Yenda reka nizere ko ari wowe umuri hafi, sibyo? Yenda iyo wowe utamuri hafi nanjye tuba turi kuno. Nkumva rero niba ngiye ntaza hari nkaba ntazi ikibazo afite, telefone ikaba ntayiriho. Nese Scott kuri umushoferi we. Ure Scott kuri ajyanga akakugangagira akakuriba akakugangagiye kuri. Wese kunesha umuntu. Wibuke ko ngiye nzu uriwe kuri we. None nta makuru y'umufiteho. Basi none nje nakubwiye nta makuru mfite cyangwa no utayifite ubwo uri kuyashaka. Wagiye ko nakubwiye ko naho hari ukaza ngaho musanga kwa muganga. Niba uri umuganga agere muvure none birangiye. Gaude. Ubusenge nawe nibigize stress nyinshi. Kukimwikuririza ariko ibibazo. Umuntu niba atashaka kubwira ibintu ujye utuza ugume muri gahunda yawe ugume muri rene yawe. Yabaye iki boss? Ndumva nta babarira bugiye basi. Taza kwivugana. Mana we. Ntago ushaka gutekereza. Sibyo urabibona ko mfite stress. Simu kubibona babo. Mfite stress pe. Babarira. Ahubwo wabugiye. Wabufashije cyane. Nise basi kuki warumpishe nkurombi nkubera iki? Cyo ubona ndi umwanzi wa boss wanjye. Navuye ngo nturi bodyguard. Nawe yawe bodyguard aba yagiye kurwara akabikubwira. Uri umushoferi. None umushoferi ibindi ni. Rega wibuke ko boss asobanuye icyo ndi cyo mu uyu mujyi. Boss aba yadahari nabandi hano marikize. Ngaho urakimaze ngaho genda kimare kwa muganga. Genda umuvuri. Basi ndangira ibitarari. Nanjye sindabimenya reka mazina nabishaka. Nanamenya ibitarari. Ninamye umuranza muri sukari n'umundi yo mfitiri hejuru. Ngaho ugenda se basi. Sawa kaskeza. Akozi banamo. Namva mushaka gutubuza. Nibibazo gusa ibibazo sisi cyo cyo gukura kabisa. Kamanga yonga. Nikki? Nikki? Where Nikki guna? Hamagara cyane wabaye iki? Bite? Só se abrir missis.
savais même chercher. Où t'es? Je savais même chercher, mais comment je t'ai stressé? Maman da fama gweza ko samana rwari ari umushiki we akora. Shiki we akora iki? Ese ko nsanze ari umuganga. Mushiki we samwe umuganga? Nabyo nanditse nanjye ubwo mbibonye. Ibitaro Sama arimo ni umushiki we n'umuganga niho akorera. Ari ikizi cyo ngicyo ndambwiye ngo agiye gukurikirana nka perereza benye mu kigo cyangije amaraso ya musadome. Bambwira ngibyo biye. Nese ibyo kujya gushajije nkaho wagira ngo azoza gukora perereza azareba icyanduje amaraso ya musaza wenyine gusa. None ni ndu biti. Yagarije. Ese azabirota. Uburozi bwanditseho izina se. Ubu wapanitse niyo mpamvu isukari yazamutse zizimina. Sikumamagaye nkagira ngo ugoze nk'umuntu umwana. Je nabyenze. Ntabwo yabimenye. Kandi nanone abimenye. Ko nyine twaba turana. Ko nabyo yamenye. Icyo mbazi. Icyo mufisi naka mudasirimu. Pusi yabarayitezemo nabisi. Zategaranirwa ni balance sense bahodishwa ko arimo kamera ntabyo nzi nabajya bicekinga. Nicyo cyaba ari ikibazo n'ubicyo kurusha imwe baba uri gutekereza ibyo mushiki we kuba agiye gushaka iki cy'umusaza warwaye ibyo ntacyo bitwaye. Ahubwo ikintu tugomba kumenya n'ofisi nakamera asikarumva ntabyatsi. Nuko waza yituka biri ahubwo icyo nicyo kibushtika. Naho ibindi byose wipanika. Bumeze. Eguwezi ntabwo nta kuntu ajya amenya aho ari. Ashobora no kubuma mu nzira y'ikugera. Eguwezi ntabwo wamenya aho umuhereza. Bapiringa isi bagasambe. Ko jyayo nta kintu kigeze mu materi cyane. Iperereza ntabyo wagukoraho kuko nta murizi ari wo muhaye cyane. Ahubwo ikibazo gihari ni kimwe dusanga hari kamera. Nicyo kibazo. Ikindi reka mugina ibyo byirore. Sino twakora. Tinitwaba ndireba ko ari kamera imbere. Tukadamicinga ziyanze zose. Cyangwa tugakuramo iriya pati gusa y'icyayi. Byonye turebe ko ari kamera nidusanga nta kuntu zirimo. Yo safe man nabindi bintu biriho. Tekani ngiye gusubiza akazi. Bansabaye. Tubona wapanitse bigeje kuko ariko nta bijanje birimo. Turaza kwiyama kamera. Kanigeye kukaza n'ubuko. Ziho kazi. Kuba muzima. Rero kujya mu bitaro ugenda ujije mu gihe muka ukinge kujya mu bitaro kuma hafi ngira ngo tani kintu hafi. Agiye ko neza ntabwo wazi gutyo wa papise bimeze nk'inyoni yaguye mu mazi seze uko mungiza. Manyare nabyibyaha kandi ushaka akashanye mabarira. Aho nikigiye misiki gona. Mwireba n'ikintu kiyo cyagupashishije. Gorozi just Nitunganya njye kumureba kwa muganga. Sibye ko nazi ko ndi bubonane abariye. Ahubwo se anishe imodoka. Si. Turi mu bibazo umuntu ashaka ko twakemera ibintu muri ibyo ngi kazi dushaka kumukege. Anyigire ku kazi basindagira akazi nakugere kwa muganga. Shaka mwana sinamo no mama. Nakukureka nukandika. Muri nta nubwo watwara umeze gutya. Kuko ndabona ufite stress nyinshi ukeneye amazi no kuruhuka. Mende kitese. Uko inakosa pola kutije gukanguka. Nyambo nabi ikinya cyaramushiramo. Siya ni mushiramo arakambuka.
iki gihe kitaramushira ariko biraza kugenda neza biramuza cyane ahubwo nyuma y'amasaha nk'abiri kandi saa kumi umuha amazi hanyuma saa 10 n'igice utumize akapotaje uhitumuha aramera neza kose kambutse yega umurega biragenda neza icyayi gikomeye no kuva muri saladope kandi byagenze neza Imana yabikoze ikinyero ni bisanzwe yega cyose umugabo wamubwiye nuko aho gushimira Imana usko buriya tugira abaganga hano iwacu batera ikinye hiriya banje kubura kuko ntago ari umuntu wese utera ikinye ariko kwagiza umugisha ataboneka umura umwama maranera neza kandi no kuri nabo wakoze abana ikigo cy'umugisha nyine wowe wabigize icyawe nawe wamufasha mu muteri wawe Imana igiye umugisha yo doctor yego ndaje beya ugomba nikorera semba nikorera kandi nyine nakazi nicyo nshinzwe ahubwo nanjye nari kubwira nanjye mfite musaza wanjye urwariye hano yego baramuhumanije ariko turi kumwitaho baramuhumanije ashobora kuba yanyweye nk'ibintu cyakarya ibintu bitari byiza aya nzakutira ariko nyine ari mu bitaro ararwaye yego naho uturuhe yego ko abantu bakiri bazima ibaze ko arwajwe n'umuntu n'umukozi we byaramuzanye aramurwaye byarashimishe ndavuga hari abantu bakiri bazima kese nta kibazo kandi nyine mukomeze mwihangane namwe ngo mumubonye naza gukanguka ndaza kumugeraho umusuhuze na birumvikana twebwe dukora ibyacu nk'abaganga ariko Imana igakora icyayo oya wenda uko operasiyo yagenze neza hari icyizere ko ibintu by'ubugende neza n'amakurushaho turagomba cyane ariko reka nkubwire inyambo ibintu byose bibaho kubera impamvu rero ntukababare nyine ndabyumva pe mba mpomba nyine ujya wihangana abaganga tugira imitima ikomeye ariko ihangana uzi ko hari umuntu urwara ntabure n'umuntu wabasha kumuvuza akaba yanapfira mu rugo wowe wagize umugisha wabasha kumuzana kwa muganga byibuze niyo yakitera avuga ati ntacyo ntakoze kuri mama wanjye sibyo ariko bangereza ko umusaza ari urereza maze ari jewe nta kibazo uko biri kose hari icyizere mbere neza uretse we yikuremo aramera neza n'uko kibazo ahubwo wowe niba mufite nimero ya telefone ukora nk'amapotaje hita umuhamagara ku buryo nyine ibi byose biba biri standby reka ndebe dogiteri ari kumamagara ni ikibazo zamuye gitanga ntibwoba kabije kabisa kamugana atanze amagaranga ngo warembye uri ku kazi cyagiye ngendo nande mbyutse nisanga ndi hano ndazi uko byagenze nyine garambwira mba ko duheruka ndacyagiye nsaba uruhusho umeze nabi nanjye sinzi byambaye ariko yime ntago meze neza nise byagenze cyangwa na stress ntago barambwira nyine ngo bari muri
uza nababwiye uko niyumva, bambwira ngo bagiye kureba ibyo ari byo nyine, ko ntabwo baratora indwara. Ntegereje muganga rero azambwira ibyo ari byo, ubwo n'ibyanga ngo barantuma ntibarenga ngo imisarane cyangwa ngo inkari, sinzi, barebe muri laboratwari. Gusa nanjye ntabwo ndi kwibuka neza ibyaba byambayeho. Icyo nibuka ni uko wansabye agahusho ugahita ugenda nyine, urumva byabaye nyuma yaho. cyane niko Morgan ansana imigambi ati warembye ndavuga cyangwa wapfuga. Bizambwe kuba kuzanye kwa muganga utari no kuvuga. Ntabwo napfuye ndacyari. Nari mpangayitse ibaze ko nahise nibagirwa ko ndwaye. Ahubwo nahise banakira. Hari ukuntu umuntu ubwoba umwica agahita akira. Narumva ujya inama ni indwara ijya bibaho tu, ariko ubwo nageze kwa muganga ntacyo ndi bubeshiri, kandi bakoze kuza kundeba. Go mana we. Sinzi. Humaza neza. Wose umeze ute gute? Ndetse hameze ko wakunze. Ese wabashije kuruhuka basi? Ndabibuke gute? Mbaye nyiri guhindura imyenda nyigera inyisohoka mu cyumba gucamana na Morgan. Si kutashyira amasaha atageze ngo warembye. Haje nimise nkora ndari naranaryama. Misenze. Kwa imitima se kari ushaka ko ndifatira. Kuko ndeba gutya. Ndi kwibuka umunsi untwara ku igare, ukuntu twari tumeze. Reba ukuntu urwaye, reba ukuntu umeze, uri guseka ukenda guhera umwuka, ibintu uri kwitekereza iby'amagare. Basa abarwayi niyo batemera. Ubwo se iyo nkugusha urizera? Barantunguye ahubwo ntabwo nzi ko washobora. Uwo murashire nzakira ntago. Mbagomba gukira pe, sinatuzi utaramera neza, urabizi nawe. Abaganga bari kubikurikirana kandi nawe urahari. Abantu bantera gukira nawe ugomba kundi. Okay. Kandi ntuzibagirwe gahunda dufitanye shiri. Sija. Thanks. Ku kazi se bigeze ugerayo cyangwa waje direct? Njyewe bimbwega si ubona ko usashize se umwanya muto. Ngo bitinze. Morgan niyo wabikubwiye? Ntabwo nyine ngerayo. Si ukazaza bameze gute ko kudahari? Aya Morgan ahubwo nawe agaciro kuri njyewe ko nuri bukurikirana ibintu byose mu gihe ntahari, kandi muzajya mumwumvira sibyo? Umurashire ngenzanya mwumvira abandi kandi bazamwumvira, none ko ari we bazaba bari kubona. Ariko ushobora no gukira gatwega gutekereza ibyo byose, ushobora no kurara ukize. Ndagizeye.
Beke meze uteze nta kundi nyine ni uko iri rose bakwita ihangane bike biraza kugenda neza mbese ukuri ubona ameze gutya ndumva umutima wanjye utari kubyakira birumvikana nyine kurwaza umukunzi birumvikana rwose ko ugomba kubabara ariko sha nta muntu uri umurwayi arwaye gutya bari kubyumva biba byandenze uba nawe si ikintu uhorana niki ihangane ngeze kwa muganga ate abaganga tubireho nyine no gufasha umuntu urwaye kandi no mu gishwari no kwihansanze buri ufite umuntu wawe nyine agenda kurwara vuba vuba se mwasanze arwaye iki tumukorera iki afite amaraso yiwe nyine arahumanye aranduye ama infection ntabwo wabeshya cyo nyine twapimye amaraso bisaba amaraso yiwe aranduye amaraso yaduzwa n'ibintu byinshi ariko mu bigaragara ni uburozi niyo mpamvu ndi gutekereza gushakisha ukuntu agereza ahantu hose ntakeka ko yaba yariye nk'ikintu cyangwa ngo ikintu ku buryo nashaka nazana sample z'ibintu yakoresheje se hari aho utekereza wabibona muganga ndi gutekereza mu rugo iwe nkatekereza no ku kazi hari akora imodoka iwe nta kintu kirimo aho hantu hombi nyine hose uko samje byose ntago ryagagura nta nubwo aho hantu hose abonye nuko bane gutekereza abantu batatu mu modoka yiwe ku kazi no mu rugo rero hose mbomba kuhagera ahubwo ngize umugisha uranahari urihangana umunsigarireho ngiye gushaka ibyo byose ko nabona sample si cyo musaza wanjye yabahega se ibyo bintu kuko igiye kujya muri ibyo bintu buse ahubwo utanga se wabitekera polisi oya se wabijyamo ubwo ntihagira ibimenyetso ndabibura bidashoboka nyine kubera ko biba byagiye ahantu henshi sample se ubundi urayikura he buriya nyine no gushakisha se ndiko ndibunayibone no gushaka nyine kwa kundi bukeka ikintu ikeka ahubwo ushyiramo polisi unajya mu rugo nkareba akadogo sateka gute bimeze gute mu rugo ugiye muri konji wewe yego nta napfa kwajya kuba byose ntabwo yawurike nakora nta muntu uhari mu rugo niba ari uburozi yumva mu rugo nta muntu wundi uriyo gwenda hari ahantu yaba yaraciye handi ku kazi se ntawamuhumanya ku kazi nyine uri gushaka amakuru aha ntiyamugiriye iki nakora imodoka wenda haba harimo nk'akashi agapanta se ikindi kintu ku buryo abana ibyo bintu numva ahubwo babishyiramo polisi kuko wowe ugiye kwikorera ibyo bintu se wabishobora kuba nufata ibintu cyabari cyinshi twebwe buriya tuba dufite ubwenge bwinshi Imana iradufasha kuko rega buriya polisi turafatikanye rero gusa Imana iradufasha iragenda neza kandi nawe Imana igumugisha kuza kunitaho yewe njye ndikorera njye no kwikorera ntago n'ubundi se ngomba kuba mari nyine bakuba mari ndine ariko ku kazi kandi muri abantu beza nabonye ukuri umugani yaramwitayeho bose reka n'umwana mwiza natwe twese atwitaho nawe sheri niyo mpamvu sheri bidebise rebese nyine mbabarira nshaka kubona berisere mwabanye ntuneshe ibintu by'umutwe tuwugire ukire kire mu mago nahise ntekereza basi yabo twanabanye basi ngavuga ati byibuza ndi kumureba muri hafi mpera uvuga ngo ndataha mborafte abantu batwimishije yanse babashimishije barakomeza bihanga urakomera yewe reka ukuntu ukomeye ngenda umva n'umutima ndi no kumureba gutya ndumva namukangu numva yahamukanuye urumva hari imiti tubatera hari igihe amera nk'umuntu ubunikiyeho gatoya bina gutangaza ko basa nk'adasinziriye cyane ariko hari imiti nyine
umwiba nyine akaba yanera gutya agasinzira ubwo rero ngiye muri ibyo ngibyo nawe kuri kwa ntacyo ubwo turavugana zomese meze neza mu gake gake none se bashaka kubaza hari umuntu udasanzwe waba waraje ahangaha cyangwa hari ahantu hadasanzwe warajyanye na Samu urabizi ko Samu ari kwa muganga ararwaye kandi arwaye uburozi baramuhumanyije rero byancanze urumva ntabwo avuga ntabwo wamenya ngo uburozi yabunyweye hehe cyangwa se yabuririye hehe none se ko njye nzi ko bose tuva mu rugo ku kazi nanjye nicyo kintu nibajije ko burya ntabwo Samu agiye agagora cyangwa ngo abase ibintu byose abonye ahantu abonye noneho wumve ko no mu rugo iwe nta nubwo ajya afatayo breakfast ibintu byose bya mu gitondo abifata hano mbese abantu baba baramuhumanyije n'ibandi kandi hano mu kazi nta wundi muntu udasanzwe wigeze uza hano ni abantu basanzwe ni ya muvoma ya buri munsi hano hano gukunda nabitekereza cyane kuko mbara mwese mumukunda abakozi bose mbara bamufata nk'umubosi nini bakunda kubera ko burya Samu ntabwo agira ibintu byinshi kandi umwana mwiza buriya kenshi usanga umubosi kugira ngo abakozi be bamwiyumve ngo ni ibikorwa bye byiza hirya Samu ushobora gupfa kumenya ikintu atekereza muri we kandi umuntu wese abasha kumisha ni wese abasha kubana nawe neza uvuga ko noneho kunze ko bosi atajya aryagagura nibura ngo dukeke ngo yaba yarabiriye hanze kandi nta mu kazi nta muntu nzi mushyashya twavuga nibura ngo n'uyu nguyu waba warabikoze dore ntureba ndabona n'icyayi cye kiri ku meza akunda kunywera muri iriya tasi y'imbere bivuze ngo iriya ndabona ahubwo n'icyayi cye kirimo yamuyoboye iki reka ze ngerageze mfate bino byayi byombi ikiba ni kiriya ni kiriya iriya tasi ni iki iriyo hirya reka ndaje nitware kiriya cyayi dukore ubwo irabibaye sampo njyane ku kazi dupime turebe gusa nyine ameze nabi pe nyine birumvikana ngiye birano biri kumbangamira muri ngiye kuko simumva uburyo umuntu ushobora gutinyuka kuruga bosi se cyaba mu iki baba bapfuye iki ntawabwira nabi ntawarengereza iminsi n'igihe yaduha mbere y'ukwezi bivuze ngo ngo nacyo cy'amafaranga ufite cy'amafaranga wambwira nkubwire ngewe niba ari ikintu nkundira bosi njye niyo mbonye ku maso amenya ko nkeneye amafaranga hari n'igihe ambwira ati akira ntigeze nanabimubwira ko mfite ikibazo nyine urumva ndi gutekereza ibintu byinshi cyane nk'uko uri kubimbwira koko musaza wanjye ntabwo abyagagura arakirakira rero ndi kwibaza ahantu ibi byaturutse nkumva nyine byancanze ntabwo ari we byacanga wenyine kuko ngenda atekereza abantu bose dukorana hano nkibuka ko bose atajya agira ikintu arya hanze nanjye nkumva ubwanjye ntabwo ndi kubikurura neza kandi urumva amakuru arahari ko yahumanijwe
niyo mpamvu ngize amahirwe nkambaye kino cyayi njye byitwara ku kazi bagipime turebe ikibazo gihari kuko ndi ukumva ahantu aho ntabwo ndumva ntangiye kutayizeye. ahubwo biri n'amahirwe kuba dusanze n'ameza agiteguye. Imana mbabarire musaza wanjye nanjye ikibazo agira kuko ntabwo byavamo. Reka tubishyire mu kaboko k'Imana. Yego wajya bose hano nahabura akamverope cyangwa urakandira ku muhanda kugira ngo bibe ku mwami nataje ariko se bitwara buri se ifite imodoka ntabwo nta kibazo.